Gerageza bikuri imbere ari byo kukwica, ubukene bukuri imbere nabwo bufite iherezo. Uvuga ibintu bikabaho yategeka bigakomera, agufite ku mutima ntiyakwemera kuzaza utyo. Gerageza bikuri imbere ari byo kukwica, ubukene bukuri imbere nabwo bufite iherezo. Uvuga ibintu bikabaho yategeka bigakomera, agufite ku mutima ntiyakwemera kuzaza utyo. Ahantu hose wasengeye Imana yacu yaranditse, uzamika ya misozi Imana yacu yaranditse. Dore igihe kirageze ngo Imana isome inyandiko, nimara kuyisoma abantu bose bazemera. Ahantu hose wasengeye Imana yacu yaranditse, uzamuka ya misozi Imana yacu yaranditse. Dore igihe kirageze ngo Imana isome inyandiko, nimara kuyisoma abantu bose bazemera. Abakunda iyo Mana mwese nimugire ubwoba, mukizamwe no kureba ibintu bituma batakwemera. Kuko igihe wasengaga udasekuraga amazi, icyo gituma Imana yawe igiye kubihindura. Abakunda iyo Mana mwese nimugire ubwoba, mukizamwe no kureba ibintu bituma batakwemera. Kuko igihe wasengaga udasekuraga amazi, icyo gituma Imana yawe igiye kubihindura. Ahantu hose wasengeye Imana yacu yaranditse, uzamuka ya misozi Imana yacu yaranditse. Dore igihe kirageze ngo Imana isome inyandiko, nimara kuyisoma abantu bose bazemera. Ahantu hose wasengeye Imana yacu yaranditse, uzamuka ya misozi Imana yacu yaranditse. Dore igihe kirageze ngo Imana isome inyandiko, nimara kuyisoma abantu bose bazemera. Yesu ahageze hose ibintu ahita bisobanura. Yageze kwa Lazaro kandi yaramaze kunuka, ati Lazaro kanguka, Lazaro arongera abaho. Kira nuko umara amazi ibindi bizisobanura. Yesu ahageze hose ibintu ahita bisobanura. Yageze kwa Lazaro kandi yaramaze kunuka, ati Lazaro kanguka, Lazaro arongera abaho. Kira nuko umara amazi ibindi bizisobanura. Ahantu hose wasengeye Imana yacu yaranditse, uzamuka ya misozi Imana yacu yaranditse. Dore igihe kirageze ngo Imana isome inyandiko, nimara kuyisoma abantu bose bazemera. Ahantu hose wasengeye Imana yacu yaranditse, uzamuka akanyariri Imana yacu yaranditse. Dore igihe kirageze ngo Imana isome inyandiko, nimara kuyisoma abantu bose bazemera. Ahantu hose wasengeye Imana yacu yaranditse, uzamuka ya misozi Imana yacu yaranditse. Dore igihe kirageze ngo Imana isome inyandiko, nimara kuyisoma abantu bose bazemera.